mbabarira. Infobells. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear one. Happy birthday to you. From good friends and true. From old friends and new. May good luck go with you and happiness too. Mbabarira nuko abantu bagombe banshutse Kuri uyu munsi wawe mwiza w'amavuko mu by'ukuri ni iby'agaciro. Ariko mukuru nuko nawe kureba neza ati ni akanyana ko mu ruhongore. ubwo rero nukora abantu b'abantu se ntukire ngo ndagira ngo wibuke gatoya. Twabimenye ko ari umugome. ubuse wabimenye birata nibo bantu iki nacyo kiza ndagira ngo baze kukongereza icyo kiroshe hano uze kureba uburyo ubigenza. ndabizi ko ameza amenyo amenyo yose kandi anahagurukanye imbaraga kandi gukora tukwigishe guteka wegera hano ku kikoni ubashe kudutekera turebe uburyo uzajya utegurira abashyitsi mu gihe bagusuye. Felicitasiyo wavutse niko bigenda. Umwana wavutse bamumenyereza imirimo agateka. Bure bana mwe bazavuka ryari mwana ahubwo Brenda wawe yes ubwenge Brenda reka nawe twari turi kumwe twabipanze neragiye kunkora Brenda se wabonye ujya kwiruka ajya kuzana tuzi ko kunywa tushakira Nongere kumukupa. ndamushakira nganeza uziki niko nabanze uteza ngo ndayanywera iragakira nawe nashaka kubekeye nizere ko bitagutunguye. ndakeka hari Shaka utari kurira njye ndumva nanababaye. ako ninde umenye ndagira ngo urekeye noneho ndabizi ko hano hari abakobwa beza nabo bazi kugira uko babitunganya. ndagira ngo ariko di mwabihaye amashyi ariko ibintu umwana wacu atazi urakoze cyane. Ako kanya rero ngiye kugaburira abantu bari aha ngaha. maze no koga umaze koga nyine ko Urasa neza cyane. urasa neza Umwana uri mu turimo agomba ngenda gukunda nuko banshutse ibintu byinshi babishutse bibeshya banshutse ninde umenye ifu Mama kana ihangane mama. apo ninde umenye ifu Ntago nari mpari. byanze bikunze nishimwe rasi mizamiriza Ntago nari mpari. bamenye mu maso Njye ntago nari mpari. bakanyegeseho ntago ari njyewe ubanza ivuye mu ijoro Imana yarayirebye reka mbihe umugisha. Nakubintu ni amahoro.
ni amahoro ariko wari umeze neza sha mwana ari gutitira sha n'ubu wicaye mutubwire mukomeze mutubwire murakoze ariko nyine yego umuntu umenye yego ntacyo ba wicaye hano byose bitubwire wicaye izi buje se sha nyine murakoze ntabwo nzi ko ufite abantu banzirikana hagati aho nyine nashaje nujuje nagize isabukuru y'imyaka 26 urumva ko nashaje rero hagati aho rwose murakoze uri kubyina uvamo umenye bagafu yego ariko se ntabwo ukunda ubugari n'umwana ukuntu buri gihe wishyuza ibyo ni iby'abana kubera ko bakoranye ikivumba ngo bagize bate ngo bagize bate niyo mpamvu ibi biryo umwana ngo mwamushyize inyuma nibyo koko uyu mwana mwamushyize inyuma nose mbura bari kuza kumburira basi ese umwana nabyaye ese umwana ibi bintu se urabibona ute bwira ijambo nyamukuru rero nk'abantu twakuzirikanye tukaba tuje kugusura turabyishimiye kuba tugusanze hano wowe urumva umeze ute mu mutima wawe ndanezerewe cyane hajemo akantu ko kubabara inana ababaye awawaye hagize umporeza uwo mwana ngo reka nkwihoreze umwana reka nkwihoreze kibondo ngo azahozwa nande se nintamuhoza ngo sha ngo sha inana icecekere umunsi mwiza w'amavuko yawe turabyishimiye kandi felicitasiyo twari kubabara iyo dusanga utari hano umva ngiye ishimwe yari yiriwa neza nasanze umwana turahura mbese shi nuvuye kuko nyine hari indi bide yari afite ndavuga ngo arambwira ngo ntihavuye ati none se ko ejo hari gahunda twari dufitanye yo kujyana ahantu ati none se ni kutarampamagaye ngo tujye ahandi ngo ahubwo ngo naje nyine ngo nkubwire uko byagenze njye numva kaje kumpa gahunda z'ibyari kuba nimugoroba byasubitswe arangiye ngo ariko nyine ngo bari banakuntumye baragutumyeho ngo ngo nyine ngo byanze ndavuga ariko namwe nyoya ni nta kibazo mwese n'ibintu biratunguranye ngo mama nta amazi yo kunywa atetse ahari ngo ngese ngo mwatetse aho kandi uzakirije gahagurutse kitaba telefone ubwo se wabonaga hari umuntu umuhamagaye mukuri hari umuntu wari umuhamagaye abasha kuba arereye yande agurutse ajya kwitaba ndangije nyine njye numvaga nta kibazo ntabwo nabitekereza ko kweshya n'icyaha ko njye nibazaga ko byanze bikunze bitakunda wongera nkumva ko aje no kubegisikiza nyine impamvu nubwo twari tutaratangira kuganira gusa ajya kuri fone hano hari umuntu uri kunesha umutwe ngo ibiki n'ibiki numvaga yuko umunsi w'ejo tukubwira ko twabivuyemo banabyibagiwe nyine nakomeje kwitekereza kubera mesaje z'abantu abana nyine benshi biriho banyandikira n'iki n'iki bajya bangura utumbo two ku gati nyine ibintu nyine ziriho bicacana niyo mpamvu na burenda yari yabuze amaboko akavuga ngo mpamvu ndumva nafite amazi nkakumera kureba ko ufite imyaka 7 twagiye ugira isabukuru nigeze nkumenaho amazi utibeshya tugahita dutwara bre wabibonye ko utazi yabumwe nawe nashiki umunsi wawe w'isabukuru gusa nanone ni byiza kuba uzi igihe usigaje umaze ariko ntabwo uzi icyo usigaje rero muri uyu mwaka ni byiza yuko wakikotorora ukareba n'igihe hantu nagenze nabi ni abahe bantu nagiriye nabi cyangwa se nakoshereje ukabishyira kuri linye nimba hari ibintu utujuje ukagira igihe cyo kubitekerezaho
byarangiza wabona hari ibyo utujuje ugaharanira muri uyu mwaka utangiye kuzabikora ndetse ugashyiraho n'ibindi byo wagambiriye ukabishyiramo ingufu cyane. Ntabwo ari byiza kwishimira umunsi wawe w'amavuko n'ubusanzwe ibyo wagambiriye nta kintu byagezeho. Nta nubwo ari byiza kuba wakishimira umunsi wawe ngo wirengagize yuko ejo hazaza atarahawe. ushaka bage se Ni ukubyitaho cyane, niyo nama nakugira nka mukuru wawe kuko namaze kumenya ko nkuruta. dore isoni ku munwa. urasa neza ariko bana urasa neza mva akana nyine keza tu kavutse Nyine tu no mwaka utangirana ingamba nshya nawe urabyumva. ariko kandi murakoze